Nongeye kubasuhuza mwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro bitandukanye Real World News 250 igenda ibagezaho. Nk'uko bamwe mu bakunzi bacu badusabye ko twazabashakira ibisobanuro bitandukanye bijyanye no kurota cyangwa se inzozi abantu bakunze kugira bakora imibonano mpuzabitsina. Gusa niba ari ubwa mbere uje kuri iyi YouTube channel yacu ariyo Real World News 250 ukaba utarakanda subscribe, reba munsi gatoya y'iyi nkuru ahantu hari ijambo ritukura ukandeho, wibuke gukanda no kunzogera irahita iza imbere yaryo kugira ngo amakuru yacu yose ujye uhita uyamenyeshwa ako kanya tukiyashyiraho ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Twihuse cyane n'iyi nkuru. Ubundi muri rusange inzozi zose ziba zifite icyo zishaka kuguhishurira zigendeye ku buzima ubamo umunsi ku wundi. Kurota ukora imibonano mpuzabitsina bifite ibisobanuro bigera kuri 20 bitewe n'uwo warose uri gukorana nawe iyo mibonano mpuzabitsina ndetse n'uwo ari we. Ibyo bisobanuro byose byatangajwe n'inzobere mu by'imitekerereze yitwa Lori Lowenberg. Ibi bisobanuro twabateguriye bya Lori Lowenberg twabikuye ku kinyamakuru cyitwa cosmopolitan.com. Ubwo nawe ukeneye kwihera ijisho rwose wagerayo nta kibazo. Ubusobanuro bwa mbere tugiye kubaha n'ubw'inzozi umuntu arota akorana imibonano mpuzabitsina n'uwo baziranye. Iyo ukangutse umaze kurota ukorana nawe imibonano mpuzabitsina n'umuntu uheruka kubona mu mezi nk'atandatu ashize, Lowenberg avuga ko bisobanuye ko uwo muntu atagukurura ariko ko hari ikintu kimwe umukundira. Inzozi za kabiri ni ukurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu utari umukunzi wawe. Lowenberg avuga ko kurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu utari umukunzi wawe ari ibintu bisanzwe, ngo biba bisobanuye ko ufite ikibazo mu bijyanye no gutera akabariro. Gishobora kuba ari uko utabiheruka cyangwa se hari pozisiyo ukumbuye. Inzozi za gatatu ni ukurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umukozi wawe. Iyo urose ukorana imibonano mpuzabitsina n'umukozi wawe biba bisobanuye ko ugomba gusubiramo uko upanga abakozi mu kazi kawe. Inzozi za kane ni ukurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umukozi mugenzi wawe. Ibi byo Lowenberg avuga ko wowe n'uwo warose mukwiye gushyira hamwe mugatahiriza umugozi umwe, mufite intego imwe mugashyira hamwe. Inzozi za gatanu ni ukurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umukoresha wawe. Nurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umukoresha wawe uzamenye ko hari ibintu ugomba gutegeka cyangwa se guhindura muri wowe. Ukwiye kwisuzuma kuko biba bivuze ko mu buzima bwawe hari ibintu bikeneye ko ubikoreshaho imbaraga n'igitsure nk'uko umukoresha akoresha abakozi be. Inzozi za gatandatu ni ukurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu w'umukire. Lowenberg avuga ko kurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu w'umukire bisobanuye ko wifuza kuba umukire cyangwa se wifuza kugera ikirenge muke nawe ukitwa umukire. Iza karindwi zo ni ukurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu utagukurura, n'umuntu rwose udafite icyo aguhinduraho iyo umubonye. Ibi byo ngo iyo urose ukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu utagukurura biba bisobanuye ko hari ibintu ubwonko bwawe buri kugusaba gukora ukanga kubwumvira. Inzozi za munani ni ukurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'inshuti yawe isanzwe, bamwe bakunze kwitwa ababesto. Lowenberg avuga ko iyo urose ukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu w'inshuti yawe magara bivuze ko hari ibintu bitatu, cyane cyane imico nk'itatu myiza iyo nshuti yawe ifite wowe ukeneye. Icyo ukwiye gukora, ukwiye gufata izo ngero nziza cyangwa se ingeso nziza inshuti yawe ifite ugatangira kuzigana. Inzozi za 9 ni ukurota
ukorana imibonano mpuzabitsina n'icyamamare cyangwa se umustar, umuntu wubatse izina. Kurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu w'icyamamare bisobanuye ikintu kimwe cyangwa bibiri. Icya mbere bisobanuye ko ubona uwo mustar ashyushye ku buryo wumva kuryamana nawe byaba ari ishema kuri wowe. Icya kabiri ni uko kurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umustar bisobanura nuko uwo mustar afite indirimbo irimo ubutumwa bukugenewe muri iyo minsi. Ukwiye gushaka indirimbo ye ikunzwe cyane ukayumva kuko ububiko bw'amakuru mu bwonko bugira amayeri menshi yo kuguha ubutumwa. Inzozi za 10 ni ukurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umunyapolitike. Inzobere mu by'imitekerereze Lowenberg avuga ko kurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu w'icyamamare muri politike bisobanuye ko ukeneye kuyobora ubuzima bwawe n'ibikorwa byawe neza. Inzozi za 11 ni ukurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu wahoze ari umukunzi wawe ukomeye. Nurota rero ukorana imibonano mpuzabitsina n'umukunzi wawe cyangwa se n'uwahoze ari umukunzi wawe, ntuzagire ubwoba ngo ugire ngo muracyakundana rwihishwa, ureke uwo muri kumwe muri iyo minsi. Kurota rero ukorana imibonano mpuzabitsina n'uwahoze ari umukunzi wawe ni inzozi zikunze kubaho. Bisobanuye ko hashize iminsi utabona urukundo ruhamye cyangwa se ko hashize iminsi utagaragarizwa amarangamutima, ibambe ndetse no kwifuzwa. Mbega nta affection uheruka, nta muntu uheruka kukwereka ko akwitayeho cyangwa se kuguha urukundo nk'urwo umukunzi cyangwa se uwahoze ari umukunzi wawe yaguhaga. Mu by'ukuri ushobora kugira ngo kurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'uwahoze ari umukunzi wawe mwatandukanye, by'umwihariko umukunzi wawe wa mbere, y'abandi bisobanuye ko umukunda, ariko sibyo. Ahubwo bisobanuye ko ukumbuye ibyiza wungutse ubwo wari ugitangira gukundana nawe. Inzozi za 12 ni ukurota uri gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu ariko utabona isura ye cyangwa se n'umuntu ubona utazi isura ye, utari kuyifatisha neza. Rero kurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu utabona isura ye ntabwo bisobanuye ko ugiye kubona umukunzi mushya. Ahubwo bisobanuye ko hari imyitwarire mishya irimo kwiganza mu buzima bwawe. Akenshi aba ari imyitwarire yo kutavugirwamo no gutegeka. Inzozi za 13 zo ni inzozi urota urimo ukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo muhuje igitsina. Izi nzozi zo ngo akenshi ziba ku bantu b'abatinganyi nk'uko bisobanurwa na Lowenberg. Avuga ko kurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umugore nawe uri umugore cyangwa n'umugabo nawe uri umugabo bidasobanuye ubutinganyi. Ahubwo icyo urebaho ari imyitwarire y'uwo muntu, akenshi biba bisobanuye ko wifuza amahirwe cyangwa se ubugwaneza uwo muntu afite wowe udafite. Inzozi za 14 zo ni ukurota ukorana imibonano mpuzabitsina na mwarimu wawe. Kurota rero ukorana imibonano mpuzabitsina na mwarimu wawe bisobanuye ko ukunda uwo mwarimu cyangwa se ukunda isomo yigisha, cyangwa ko ufite ikintu umukundaho, umusatsi, ibizigira cyangwa se ibindi bitandukanye. Iyo urose mukorana imibonano mpuzabitsina n'umwarimu w'indimi bisobanuye ko muri iyo minsi itumanaho ryawe n'abandi bantu ritameze neza. Iyo urose rero ukorana imibonano mpuzabitsina na mwarimu w'imibare bisobanuye kimwe no kurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umukire ko wifuza gukira. Inzozi za 15 ni ukurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu wanga, umuntu udakunda. Izi ni zimwe mu nzozi zirakaza abantu cyane, ariko ni zimwe mu nzozi nziza kuko ari inzozi zikwereka ko ukeneye kurema urukundo. Lowenberg yaravuze ati, bisobanuye ko ububiko bw'amakuru yawe mu bwonko buri kukubwira ko ukeneye kwihuza n'uwo muntu mugakemura ikibazo mufitanye. Inzozi za 16 ni ukurota ukorana imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi, mbega muri mu itsinda.
Iyo urose rero ukorana imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi cyangwa se muri mu itsinda, ushobora kumva ari ibintu by'ubusazi cyangwa se bishimishije, ariko si cyo bivuga. Bivuga ko mu buzima bwawe hari ibintu biri kukubera urujijo muri iyo minsi, cyangwa hari ibintu byinshi uri gukora ushaka kurangiriza rimwe. Inzozi za 17 ni ukurota ukora imibonano mpuzabitsina ku karubanda cyangwa se mu ruhame. Nurota rero ukora imibonano mpuzabitsina wikorera mu ruhame, ntuzakuke umutima ngo ugiye kuzayikorera abantu benshi cyangwa se kuzayikora ngo abantu benshi babimenye uhinduke akabarore muri rubanda, kuko ntabwo ariko biri. Ahubwo mu nzozi uruhame bisobanura igice cy'ubuzima bwawe abantu benshi bazi. Iyo urose ukorera imibonano mpuzabitsina imbere y'abantu, umubiri ukoreramo bisobanuye ko ukunda kuganira n'abo bantu ku kazi. Niba urose uyikorera mu ishuri cyangwa muri stade, nicyo biba bisobanuye. Inzozi za 19 ni ukurota ukora imibonano mpuzabitsina uyikorera ahantu wararaga ukiri umwana. Lowenberg avuga ko iyo umuntu arose akorera imibonano mpuzabitsina ahantu yabaye ari umwana, aba akwiye kwisuzuma, kuko biba bivuga ko muri iyo minsi hari aho ari kugera akitwara nk'umwana. Nanone biba bisobanuye ko hari ibibazo ufite ukeneye ko mama wawe agufasha. Bishobora kuba ari ukwishyura amadeni cyangwa ari ibibazo ufite mu mibanire yawe n'abandi bantu. Inzozi za 19 ni ukurota utwite. Kurota utwite ntabwo bisobanuye ko ugiye kuzakora imibonano mpuzabitsina ugatwita, ahubwo bisobanuye ko mu kazi kawe hari umushinga uri kukugangarana, bityo ukwiye gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo uwo mushinga uwurangirize igihe hatabayeho gukererwa. Inzozi za nyuma arizo za 20 ni ukurota ushaka gukora imibonano mpuzabitsina. Kurota ushaka gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo bisobanuye ko ushaka kuyikora cyangwa se gutera akabariro, ahubwo bisobanuye ko ibyo urimo gukora bizarangira neza cyangwa ko bizatanga umusaruro mwiza. Mwe mwese mwari mukurikiye iki cyegeranyo twabateguriye, nanga tugisoreje. Niba ufite igitekerezo ucyandike ahagenewe comment, tuzagihereho ubutaha. Wibuke gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Real World News 250 kugira ngo amakuru yacu yose ajye akugeraho bikoroheye.